with tractor. Sibyo? Dushobora kugenda kuyita tugendeye ku mitambiko. Double axle tractor. Sibyo? Ziri double. Iyo yari single, iyi ngiyi noneho ibaye double. Kujyana iyi tractor rero ikaba itwikiriye ariko ntabwo itwikiriye hose nkuko iriya imeze. Sibyo? Tractor inywa mazutu cyangwa se diesel. Tanka yayo ikaba iri ahangaha. Urabona hano twinjizamo mazutu, hano tukaba dushyiramo litiro 33 zonyine. Ntabwo muzarebe iyi mashini ukuntu biba binywa cyane. Hano twishyiramo litiro 33 zonyine. Biterwa n'ahantu n'icyo wayikoresheje. Hanyuma rero iyi ngiyi rero ikaba ifite imbaraga zihwanye na horsepower 35. Ubwo ni amafarasha angahe? Oye, ntabwo ari uza ngo ni imbaraga z'amafarasha 35. Aha ngaha rero uri kubona yuko iyi ni brand cyangwa se ni uruganda rwitwa TYM. Niyo basohoye izi mashini. Hano ni muri Korea. Uruganda n'urwo muri Korea y'Amajyepfo. Sibyo? TYM, Tongyang Molson, niko barwita ubundi. Uruganda rero rwasohoye amagenerasiyo agiye atandukanye y'amatracteurs agiye atandukanye. Rero ngo inganda zikora tractors ku isi ni nyinshi cyane. Sibyo? Uzasanga hezo bita John Deere, zo bita za Massey Ferguson. Sibyo? Ni nyinshi. Sibyo? Hari n'urufite Mahindra. Rukaze bwo mu biki mu gukora rwamamaye nyine nkuko wenda ari kampani ivuga ati hari gusohora mashini nziza zifite nuza qualité. Uruganda rwitwa John Deere. Ni uruganda rw'Abanyamerika. Sibyo? Rwatangiye kera cyane. Kandi ruri gusohora imashini zigiye zitandukanye guhera ku dutoya kugeza ku binini cyane binahenze cyane. Ndetse n'aya mamashini ejo twabonye robotics, uze ngo noneho ubu bari no gusohora amamashini adakenera umudriver cyangwa se umwopereta. Yikoresha usetinga hanyuma ukayohereza mu murima yo ikagenda ikabikora. John Deere. Bivuze ko urumva ko John Deere yo igeze ku rundi rwego. Mu gihe nka TYM yo ntabwo iragerageza iryo koranabuhanga. Turi kujyana. Ngo rero murabona ko hano handitse tract. Sibyo? 35. Sibyo? Ubwo niza izakoza. Sibyo? Hanyuma hano urabona ko hari 3. Generasiyo ya 3. Ngo bakoze generasiyo ya mbere ari hasi, baravugurura bajya ku ya kabiri. Iki gihe bakoreye iyi ngiyi barageze kuri generasiyo ya 3, ariko ubu ngubu aho bageze ni imbere. Tumva ngo bageze kuri generasiyo ya 7. Bivuze ngo dufite generasiyo ya 3 mu gihe bo bari gukora kuri generasiyo 7. Nujya kugura imashini rero ntuzavuge ngo yango reka muri yandi nabonye muri IPRC generasiyo ya 3. Uzagura igezweho. Sibyo? Ngo izi mashini zageze mu Rwanda 2010. Turi muri 2022. Ngo rero imyaka 12 hari ibintu byinshi bihinduka muri tekinoloji murabizi. Ngo rero nyine no kwihugura ku bigezweho nabyo birabikeneye, ariko nta kundi. Sibyo? Concept cyangwa se uko theory aba ari imwe. Uko ari imashini igomba gukora iki ubuhinzi. Aha turi kumwe. Noneho reka tuzamuke ku yindi mashini iri hano.
bivuze ngo iyi ni tractors horsepower gatandatu generasiyo ya gatatu. gatatu. cyangwa urabona ko kino ni kinini kurusha icyo hepfo. Iyi nayo inywa mazutu.